bakunzi inshuti z'umusaraba za Mukaribiya TV, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi. Imana ishimye ko twongera guhurira imbere yayo tukaganira ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana irera kandi ndababwiza ukuri ko izabana n'abera. Shimye Imana ko inyongereye umunsi wo kuyivugira mu minsi yose yandemeye, n'uyu nguyu akaba ari umunsi urimo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ku bakurikirana Mukaribiya TV, ni ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho turajya duhabwa uko umwami Yesu abishimye. Rero reka dusenge Imana ubundi tuganire ku ijambo ryayo. Data wa twese mwiza, Imana nyir'ibihe, Imana nyir'icyubahiro, uturemeye umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe, umunsi w'icyubahiro, umunsi w'icyitegererezo, kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni inyanja ngari. Haleluya! Ijambo ryawe ntabwo twabasha kugira uko turivuga, ariko turavuze ngo ijambo ryawe ryubahwe, ijambo ryawe ryogere hose, ku batoya, aboroheje n'abakomeye. Ijambo ryawe rihindura imitima, ijambo ryawe rinyeganyeza urusika, ijambo ryawe ryimura imisozi. Imana ishimwe, rihindura ibintu byose mu bugingo bwacu bwa buri munsi. Ndagushimiye Kristo, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye Kristo, ntaba ari njye, ahubwo nkubere mikoro wivugire mu izina ry'umwami wacu Yesu. Urakoze cyane. Sengeye abakurikirana ubutumwa n'abazabukurikirana bose, kugira ngo ineza y'Imana bayibone kandi baruhukire mu ijambo ryawe. Urakoze Kristo, urakaramugize neza. Ikiro ni kibi cyawe none n'ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe. Ndabakunda kandi mbifuriza umugisha w'Imana, abari mu bihugu bitandukanye ndetse no mu gihugu cyacu. Mwese ndatangiye ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ni igice cya 19, turahera ku murongo waho wa 17. Nuko bajyana Yesu, asohoka yiyikorereye umusaraba, agera ahantu bita i Nyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditse ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Murongo wa 22, Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Imana ishimwe cyane. Bene data, inshuti z'umusaraba, hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yakuvuzeho. Uzabaho kubera umugambi w'Imana, uzabaho kubera icyo Imana yakuremeye. Mu yandi magambo, icyo Imana yakuremeye nicyo uzaba cyo. Mu yandi magambo, icyo Imana yagambiriye ko uzaba cyo nicyo kizasohora. Imana ishimwe. Ndi ku ntego y'ijambo ikubwira ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Icyo yanditse yaracyanditse. Uhereye mu buto bwawe yaranditse. Uhereye ukiri urusoro mu nda ya mama, Imana yaranditse. Ndetse n'uyu munsi, icyo yanditse ujya munsi, icyo yanditse kijya gihe, ntabwo kizigera gikurwaho n'inyuguti n'imwe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hari umugabo umwe wari ufite umugore. Amaze kugira umugore, arangije, umugore we yakundaga gusenga Imana cyane. Yakundaga kuba imbere y'Imana, ariko umugabo adasenga.
umunsi umwe igihe kimwe umugabo aravuga ngo ariko uyu mugore uhora usenga tihenga nzamukorera ikintu gikomeye ubundi mucogoze abivemo birangire kandi umugambi wanjye ngambiriye mushyikeho. Igihe kimwe umugore aravuga ngo sheri rero ndashaka kujya gusenga. Arabipanga abibwira umugabo, amaze kubibwira umugabo arangije amuhereza amafaranga, amaze kumuhereza amafaranga ku mudamu. Rero ayo mafaranga yari gukoresha imirimo ya buri munsi mu gihe cy'ukwezi. Arangije wa mugore amafaranga yashira munsi y'amatera, amaze kuyashira munsi y'amatera umugore ajya gusenga. Umugore agiye gusenga aba mu masengesho, Imana iramubwira ngo nzakwiyereka, nzakugirira neza, nubwo ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye ariko nzakwereka imirimo n'ibitangaza byanjye, nzakwereka ko ndi Imana yawe. Imana imubwirira muri ayo masengesho, iramubwira ngo nubwo umugabo wawe agutega iminsi ariko ndi Uwiteka, icyo nanditse naracyanditse. Imana ishimwe. Igihe kiragera ari mu masengesho, wa mugabo aragenda asaka inzu yose aho ya mafaranga yayapfunditse mu gatambara gatukura. Arangije yari amafaranga ahura na miliyoni. Arangije wa mugore ari mu masengesho, umugabo afata ya mafaranga, amaze kuyafata aragenda ajya kuyajugunya. Bari batuye hafi y'ikivu, ajya kuyajugunya. Amaze kuyajugunya aravuga ngo ngiye kuzahangana n'uyu mugore, amasengesho yiwe ya buri munsi, iyo Mana ye nzareba iyo ariyo, iyo Mana akorera, mbese nzamucogoza ku buryo bw'uko abantu bose bazamwota. Haleluya! Ariko Imana yacu kubera ko ari Imana itabesha, kubera ko icyo yanditse mu buzima bwawe naho byaca mu bikomeye yaracyanditse, nta gihindukaho. Igihe kiza kugera, umugabo yigira inama aravuga ati ngomba gutumira ababyeyi b'uyu mugore n'inshuti n'abavandimwe, ise na mama we, isebukwe na nyirabukwe n'inshuti n'abavandimwe nyine b'umuryango w'umugore. Umugore araza, amaze kuza abwira umugabo ati jya guhaha, jya gushaka ifi nziza, kubera yuko ifi ariyo turi bwakizi iki abashyitsi. Kumbe Imana nyir'ibitangaza, Imana ishobora byose, yaragiye ka gatambara gapfunditse hajya amafaranga itegura urufi runini, kubera ko murabizi abantu bororera mu nyanja bagira ibiryo bagaburira amafi. Ifi yahise igenda imira ka gatambara igira ngo wenda n'ibyo kurya bayizaniye. Imana ishimwe. Urufi ruramira cya gitambara kiriho ya mafaranga. Imana iteza abarobyi, haleluya, bava mu ruhande rumwe bajya kurobera mu rundi ruhande. Mu yandi magambo, bagiye bwerekeza aho bari burobemo yafi. Baragenda bararoba, bamaze kuroba baragenda bajya kugurisha ku isoko. Imana ishimwe. Ujya mugore yibaza aho amafaranga yagiye, araceceka, araruca, ararumira, aragenda yisakasaka. Mwayo yari yagendanye gusenga ajya ku isoko. Imana ihabwa icyubahiro. Ageze ku isoko ahaha amafi, ariko noneho yafi yamize ya mafaranga akabona ni igifi gisa nabi kibyibushye, aracyanga pe. Imana idutabare cyane. Igihe kije kugera, ujya mu mama bamwingingira ijya fi, arabyanga, yanga guhahira aho ngaho, yewe bakatuza ibiciro. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Hari aho uzagera bakatura ibiciro, kubera ko Imana yavuze yuko uzahindurirwa amateka, kubera ko Imana yavuze yuko uzaba ahantu h'igiciro gikomeye. Imana ishimwe. Umubyeyi bamwingingira yafi, bakomeza bamukurikira. Wa wundi warobye yafi irimo ya yindi yamize cya gitambara kirimo amafaranga, baramubwira ati wa mubyeyi watwaye izi fi ukaduha amafaranga makeya ko nta kibazo. Ariko kuri finale, haleluya, haleluya, ndagira ngo nkubwire ngo ahantu igitangaza cyawe kiri, ahantu igitangaza cyawe cyerekeye, niho wingingirwa n'Imana.
Imana ikakubwira ngo ca muri iyi nzira, Imana ikakubwira ngo genda gutya, ukumva umutima wawe ntubishyikire. Nyamara icyo ngicyo Imana ikwingingira gukora niho hazingiye imwiki umugisha wawe n'ubutabazi. Imana ihabwa icyubahiro. Umubyeyi akomeza kwinangira umutima, ariko bigezeho arazigura. Amaze kuzigura arataha. Amaze gutaha afata icyuma, atangiye gutegura amafi. Ageze kuri ya fi nini, yakubitaho icyuma bikanga gutambuka, yakubitaho icyuma bikanga avanga. Ariko sura urufi ruri mwiki. Imana itugirire neza cyane. Ndi ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Imana ishimwe. Arangije afata yafi arayisatura. Amaze kuyisatura ahita abona, Yesu we, ahita abona ka gatambara karimo. Arafungura, akitegereje abona ni ka gatambara. Afunguye ahita abona mwiki ya mafi. Umugabo akaza, ariko sheri teka vuba, abashyitsi bari hafi nyene, nawe akagira vuba vuba nk'uko ababyeyi dusanzwe tubigenza. Abashyitsi baraza, bamaze kuza, bamaze gutegura ibiryo ku meza. Umubyeyi, umugabo tireka reka, mwampaye umugore w'inzererezi, mwampaye umugore utagira gahunda, mwampaye umugore wanzamasengesho, nzamasengesho. Umugore yarananiye, umugore ntiyumva, ngo we niyo mana ye nibo bagiye gutuma urugo rwanjye rusubira inyuma. Ati ngewe ibi biryo data bukwe na mabukwe nabatumyeho, uyu mugore ndashaka ko abanza kumereza amafaranga yanjye namubikije umunsi wo ku munsi runaka atarajya mu masengesho. Yamuhaye mbere y'iminsi 3 azajya mu masengesho, kuko yari azi icyo amutezeho iminsi. Igihe kigeze, umubyeyi aragenda aravuga ngo ariko sheri banza urye, ndaza kuguha amafaranga yawe. Banza ufungure nta kibazo, ndaza kuguha iki amafaranga yawe. Igihe kigeze biza kurangira, umugabo ati nukuri ndayaguhe, nabanza yame dukunde tubone kurya. Imana ishimwe. Bene data munkurikiye ku ijambo ry'Imana, abari muri Afurika itandukanye no mu gihugu cya Amerika, ndagira ngo mbabwire kuri uyu munsi ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Icyo Imana yavuze ntabwo izigera igira gute yivuguruza. Imana ishimwe. Igihe kigeze, umugabo yanga kurya. Amaze kwanga kurya, asaba ko babanza kumuha iki amafaranga yiwe. Umugabo yari yicaye yambaye igikoti kirekire, yafashe inkota, yasize muri bote. Abazi bote ni za nkweto zigera mu mafi, yashizemo icyuma kugira ngo aze kumwicira imbere ya papa wiwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntago bazakwica, kubera ko umugambi w'Imana uracyari mwiza kuri wowe. Imana yacu nihabwa iki icyubahiro. Biza kurangira rero, umugore ajya mu cyumba, afata imbehe, isahani cyangwa se umutemeri, ashyiraho ya mafaranga. Amaze gushiraho ya mafaranga, arangije arayazana, abwira umugabo ati sheri akira amafaranga yawe. Umugabo yabonye, umugabo ahinda umushyitsi, yibaza ukuntu yayajuguye yataye mu nyanja. Yibaza iyo umugore yakuye kandi yazana muri ka gatambara gatukura. Umugabo yaguye muri koma. Haleluya! Umugabo amaze kugwa muri koma, arangije yitura hasi. Amaze kwitura hasi, cya cyuma kiva muri za nkweto gitakara hariya. Abantu bose barumirwa, abantu bose birabacanga. Umugore atabarwa cyo. Imana idutabare kandi tugirire neza. Bene data bakundwa, shuti z'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe witinya, wigira ubwoba. Yaracyanditse, nta kukigeruraho, nta no kukigabanyaho. Uzaba icyo Imana yavuze, uzaturaho Imana yavuze, uzaba mu buzima Imana yavuze, uzicaraho Imana yavuze. Haleluya! Uzakora akazi Imana yavuze. Ndagira ngo nkubwire ngo uzahanura nk'uko Imana yabivuze, uzaba umushumba nk'uko Imana yabivuze, uzaba umudiyakoni nk'uko Imana yabivuze, uzaba umupasitoro nk'uko Imana yabivuze. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bakurwanya, Yesu we yasohotse yiyikorereye umusaraba. Komeza ugendane na Yesu. Umusaraba w'ibigeragezo, ishuri ry'ubuzima urimo, ariko icyo Imana yanditse yaracyanditse. Imana ishimwe.
ishimwe. Yesu we yasohotse yiyikorereye umusaraba. Mu yandi magambo, wikwinubira ikigeragezo, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Wikwinubira ubuzima urimo, icyo Imana yavuze yarakivuze. Wikangwa n'uwo mugabo, wikangwa n'uwo mugore, wikangwa n'urubyaro ubona byagucanze, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Azaca mu bikomeye. Imana ibanyuze mu buzima butandukanye, ariko icyo Imana yavuze ku bana bawe, icyo Imana yavuze mukobwa, icyo Imana yavuze mu papa we, icyo Imana yavuze mubyeyi we, yarakivuze, ntago izigera yivuguruza. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari inzandiko banditse ziguhakana uwo uri we, hari inzandiko banditse zihakana kuri umuhanuzi, hari inzandiko banditse zihanagura kuri umushumba, hari inzandiko banditse zihanagura ko udakwiye kuba icyo ugomba kuba cyo. Ariko ndagira ngo ngutangarize ubu buhanuzi bukomeye ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Ibyo uri gucamo uyu munsi nibwo buhamya bwawe bw'ejo, niho harimo amashimwe, niho ruzingiye. Ndagira ngo nkubwire ngo uriya mugabo yaje kwihana, yihanira imbere ya sebukwe, yihanira imbere ya nyirabukwe, arangije afata icyemezo, aravuga ngo maze kumenya neza ko Imana ibaho, maze kumenya neza yuko Imana ihindura amateka. Haleluya! Maze kumenya neza yuko Imana ikiza uwo yasize. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nguhumurize ngo ubu n'ubuhanuzi bwawe, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Ngo Pilato nawe nubwo bamujyanye ngo akire Yesu urubanza, arangije aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse. Uyu mwami Imana ni umwami w'abayuda. Ndagira ngo nkubwire mwene data, hari icyo Imana yakuvuzeho nubwo turi mu bihe bikomeye, ariko icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nubwo turi mu bihe bigoye, ariko ndakubwiye ngo humura. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana nkubwira ngo kuri channel ya TV Mukaribia, kanda subscribe, ukore share, kandi wohereze n'inshuti zawe, ubabwire ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Humura, ibyo uri gucamo niho hazingiye mu mugisha wawe. Turagushimiye mwami Yesu, urera kandi urakiranuka. Dushingiye ku byo wavuze, dushingiye kuko watabaye uyu mubyeyi twumvise muri iyi nkuru, turagira ngo natwe turengere, turagira ngo tubere maso, tubere ku rugamba, wiheshe icyubahiro. Kandi umuntu wese wumvishe ubu buhanuzi abwakire nk'ubwe, avuga ngo kuko Imana iracyafiteho umugambi udasanzwe. Igihe kizagera n'abadafite agakiza bakabone. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje ko tugiriye neza. Ngaho reka isi yose ihindurwe n'imiburo yawe, mu izina rya Yesu, amen.